cyane cyane kugabura. Kugabura. Turacyafitemo dukoze. Yego. Hari ankosoye mu kugabura. Hari ankosoye mu gucutsa. Yego. N'inama nyinshi. We yanditse ibyo yabonye hano. Hi, I'm Gael. I'm an expert for nutrition, for pig nutrition in France, for Mixed Science Company, and a partenariat of LFL for feed. Okay. And I went in Rwanda to visit farms and to visit see many farms. Bakunzi ba Mr Tech Rwanda, nkuko nabibabwiye ko tuzaya tubereka ibintu bifatika. Uyu munsi twasubiye kwa Mama Alice muri famu y'ingurube aho yasuwe n'abashyitsi. Ariko singiye kubyiherana kuko ntago mba mfite amakuru ahagije, ahubwo icyo kiba kingenza no kugira ngo abanyarwanda bamenye ko ubworozi tugomba gukora ari ubworozi bwa kinyamwuga. Ntatinze rero reka musabe atubwire ese aba bantu bamugendereye abashyitsi mubona yitwa Gael, akaba aturutse mu Bufaransa. Aturutse mu Bufaransa. Ubu ngubu indege nibwo yayurutse. Ahamaze iminsi. Yego, ariko muri gahunda no kunsura byariho. Yego. Uyu rero akorana n'ibiryo by'amatungo cyane, kuvanga biro byose tugura ku ruganda. Yego. Niwe tubikesha. Aha, ni byiza cyane. Akaba yakorana cyane n'uruganda rumwe nababwiye dukorana narwo, ubwo baje kureba ko ibintu biba bimeze neza. Ni ukuvuga ngo iyo baje kugusura baba bashaka kureba ko ubworozi bwawe bugenda, baba bashaka ko ibiryo bimeze neza, ko amatungo yafashe nyine yabyemeye kandi bimeze neza. Okay. Hi, I'm Gael. I'm an expert for nutrition, for pig nutrition in France, for Mixed Science Company, and a partenariat of LFL for feed. Okay. And I went in Rwanda to visit farms and to visit see many farms to ameliorate performance and to ameliorate the feed cost and ameliorate the quantity of protein produced in Rwanda for Rwanda people. Okay, mu ncamake nk'abantu batajya bumviza indimi z'amahanga, avuze ko yaje gusura abantu aborozi kugira ngo arebe ko ibiryo babaha hari icyo bifasha amatungo, ndetse kandi si icyo gusa kuko yabagire n'inama. Ahubwo ndashaka nyuma kuyanganire na Mama Alice atubwira ibyo baganire n'ibiki, ndetse na gahunda afite abanyarwanda nkuko nkomeje kubibagezaho. Stay tuned. Reka dukomeze ikiganiro nkuko nabibemereye, tuganire kuri urugendo rw'uyu mushyitsi watwibwiye uturutse mu Bufaransa. Ese Mama Alice, uyu muntu mwari muzi ko aza, ni gahunda yari hari bimeze bite? Gahunda nayimenyeje. Wayimenyeje? Ni gahunda ugira buri mwaka cyangwa se? Oya rwose ibi byantunguye nanjye. Ibi byagutunguye. Wabifashe ute? Nayifashe neza, ngire n'inama nyinshi cyane. Mu byo mugurira abantu mu mahugurwa mbanzongeramo n'akandi gashyashya. Ambaye rwose. Uyu muntu atubwiye ko ari expert ukorera mu Bufaransa, akajya mu bihugu bitandukanye za Congo Brazzaville, za Madagascar, za Ile Maurice. Urumva umeze ute ku buryo kuba ageze mu Rwanda? Ni bisanzwe. Burya hari ibyo Imana ikora abantu bagahura. Uriya si inshuti yanjye, nta n'ahandi nari muzi, ko byabaye ngombwa ko tubona. Yego. Aha, none ku byo mwaganiriye ni ibigendanye n'iki? Cyane cyane kugabura. Turacyafitemo dukoze. Yego. Hari ankosoye mu kugabura. Hari ankosoye mu gucutsa. Yego. N'inama nyinshi. We yanditse ibyo yabonye hano. Yego. Ubu tugiye kujya kubiganira mwitonze. Ibi ni ibintu bishimishije cyane kubera ko abanyarwanda baba bakeneye guhora biga kugira ngo ubworozi dukora bukomeze bw'ubworozi bwa kinyamwuga. Ndashaka kubaza ikindi kibazo. Abantu bazahugurwa, ubu ni ukuvuga ngo urabateganyiriza iki mu by'ukuri? Abazahugurwa bwa mbere ku nshuro ya mbere umaze kubonana n'uyu mu expert? Erega byose no guhera hasi. Nta kuntu umuntu yahugurwa ngo ahite amenya byose. Ni buhoro buhoro. Ariko hari ikibazo ubushize ntakubajije, iyi famu yo tuyirebye ni nini cyane. Ubu harimo ibiraro nka bingahe? Ibyo bita maternité ni 20. Yego. Ubundi hakaba n'ibyo nyuma wabonye byo tutsa no kubyina. Yego. Aha. Ibindi biri kuza kubera ko birimo biraba bitoya. Bitoya.
abakunzi ba Mr Tech Rwanda, ibi ni ibintu nabijeje ko nzajya nkora kugira ngo ngandire n'abantu bamaze kugira aho bagera mu bworozi, yaba ari ubw'ingurube yaba ari ubw'inkoko, kuko ubu turi kuvuga ku bw'ingurube ko twabonye umuntu ubizi ubifitiye ubushake kandi umaze no kugira ahagera. Niyo mpamvu uyu munsi nk'uko mbisubiramo yabonye abashyitsi harimo umu expert mu bworozi bw'ingurube wamwigishe byinshi, kandi murabizi ko bavuga ngo utigarapfa. Niyo mpamvu nawe atagenda ngo akuraza amaboko cyangwa se yicara aterera iyo, ahubwo ahora yidokimanta, ahora yiga. Ari nayo mpamvu yabonye umushyitsi mwabonye twaganiriye nawe. Ariko ikintu gishimishije nuko mu Rwanda turi kubona aba expert bari kuza bakatwigisha, ariko cyane cyane shima nuba yarakoze ibikorwa kugira ngo babone aho baza. Ari ikindi kibazo nshaka kubaza ku bigendanye n'indwara, hari icyo mwabivuzeho? Indwara nk'amatungo akunze kugira nta kimwe twabivuze. Mbese yabanje gusura ibiraro, yego, kandi uriya we icyo yibandaho cyane ni ukugabura. Ndumva aricyo kintu azi cyane, agomba kutugiraho inama. Yego, byose rero turabiganira dutuje twitonze, ntabwo twavuze byose. Ntabwo mwavuze byose. Icya mbere ni uko yabonye aho nkorera, akareba uko amatungo yifashe, ibindi turabiganira mu magambo. Ubwo nabyo nzabibagezaho. Okay. Nta banga ririmo rwose. Uriya muntu mu biryo by'amatungo arakazi. Ni gukorera rwa ruganda twarimo tuvuga. Yes. Rutugaburira. Uzarubabwira vuba hanga. Abantu benshi muri comments barimo barabimbaza. Bari kubaza. Ko abakunzi bacu ndagira mbabwire ko mu by'ukuri ikintu tugambiriye nukuya ngo tworore dutere imbere, kandi nanone ntitworore gakondo. Ikiri cyo nshaka kuvaho, ntitwore tuvuga ngo reka norore, reka twore dushaka amafaranga. Twirinde amakosa mama Alice yahuye nayo, ibigihombo yagize ko natwe tuzakigira, nkuko yabitwemereye ko azajya dusangiza amakuru. Wari uzi ko ushobora kuba wakora ubworozi bukagera hano? Ntabyo wari uzi. Wabitangiye nawe ari ukwikinira? Ntabwo nabyita gukina kubera ko nta ukina ashora amafaranga, ariko ntabwo nzi ko byagera hano. Wari uzi ko byagera ngaha? Noneho abantu nka Gael bakansura. Yego. Abanzi ko ngize icyo nkenera cy'inama yayima. Yego. Urumva ko umuntu agenda atera imbere buhoro. Kandi nanjye ubumenyi ngenda mbona no kubusangiza abandi. Mu by'ukuri ni ibintu bikenewe cyane kandi ndabigushimira. Yego. Ubu ndabona telefone z'abantu bari kumpamagara gusukuvejara. Yego. Birabona ko buri wese akeneye ko twamuha inama. Izo mfite nagomba kuba noneho yiyongeyeho n'izindi. Yego. Kubera ko bari abantu buriya hari abaturusha mu bworozi. Yego. Ubu tugiye kwicara tuganire, nanjye mufite ibibazo ndi bumuhe. Yego rwose, hari icyo ndi mumungukire. Yego. Ndagira nibutsa abantu ko turi muri Huye mu karere ka Mukura mu karere ka Huye mu murenge wa Mukura mu kagari ka Cyeru, ahitwa Isahera, ariho ubu bworozi mama Alice bukorera, kandi ni iterambere kuri Huye, na amahirwe kuri Huye. Ariko nanone nshaka gushishikariza abantu nanone, ni muze tujye dukora ubworozi twamenya icyororo gituruka. Iri ni ryo kosa rya mbere nshaka kubasangiza. Menya icyororo wagikuye kugira ngo uze gukora ubworozi bwa kinyamwuga. Ikindi cya kabiri, niba umaze kubona icyororo, ganira n'uwaguhaye icyororo kandi umenye ngo nagikwiye ku muntu ufite ubumenyi. Ariyo mpamvu rimwe na rimwe igihe nzajya mbereka umuntu wahereye hasi akagira ahagera, ariko niba ari n'umuntu ubikora kinyamwuga, reka tumuvuge kugira ngo nujya kumureba umenye ngo uyu muntu arama ubworozi inama za kinyamwuga. Ariko tunashishikarize abagitangira, kuko nawe yatangiye bitaragera ahangaha, ariko amaze kugera ku rwego rushimishe nk'uko muri kubona. Murebe namwe aho umuntu atega indege akava mu gihugu runaka cy'amahanga, umaze ubizobereyemo akavuga ati reka tujye kureba wa muntu. Bivuze ngo uriya muntu nawe hari imbaraga barashyizemo, tuba tugomba kumushimira. Tuzakomeza tuganire rero, tuganire byinshi. Uyu munsi urugendo rwacu kugira ngo tubereke ko aho ijambo nababwiye mu kiganiro cyabanje ko akora ubworozi bwa kinyamwuga ari ryo, kuko uyu munsi yasuwe n'aba expert. Ntabwo umuntu mu expert yapfa kuza nawe abona umuntu ari gufasha akiri hasi. Bivuga ngo iyo uri gufashwa n'uwatumbagiye, nuko nayo hari urwego uba uri kugeraho. Mukore subscribe, like na share, tuzatubagezaho byinshi. Stay tuned.